mbahaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe amakosa 8 akorwa n'aborozi ndetse n'uburyo wagirinda. Aya ni amakosa 8 ashobora gutuma utagera ku nzozi z'ibyo wifuza kugeraho mu bworozi bwawe. Aya ni amakosa ukwiriye kumenya, kindi ukamenya n'uburyo wayirinda. Niyo mpamvu ukwiriye gukora like kuri iyi video, ubundi ugakora subscribe niba utarayikora, ubundi ukaduha igitekerezo muri comment. Njye nitwa Mr Sam, wageze kuri Mukire TV. Reka turebere hamwe aya makosa 8 akorwa n'aborozi, bityo ugasanga ubworozi bwabo burabananiye cyangwa se barahombye, ndetse turareba n'uburyo wayirinda. Iyi video ni nziza, niyo mpamvu ukwiriye kuyumva kugeza irangiye, bityo ukamenya n'uburyo wakwirinda aya makosa umushinga wawe ubworozi bw'inkoko ukagenda neza cyane. Ikindi, wifuza consultance, wifuza ko tugufasha mu buryo buri live kuri telefone, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0788933168. Wifuza uburyanama bwihariye, abo tugenda tuganira kuri telefone ku buryanama bwihariye barabizi neza ko ari ibintu byagiye bibagirira umusaruro. Niyo mpamvu nawe rero niba wifuza ko tukugira iyindi nama yihariye mu gikari, ukwiriye kutwandikira kuri WhatsApp 0788933168, ariko batwishyura ibihumbi 10 gusa, udufaranga ibihumbi 10 ku isaha, ubundi tukaganira neza cyane, tukakwigira projet y'umushinga ushaka gukora, ukatugisha inama bitewe n'ubworozi bwawe ukora, bitewe n'ibimenyetso ubona mu bworozi bwawe, bitewe n'andi makuru menshi adasanzwe ukeneye kumenya mu bworozi bw'inkoko, tukakugira inama kuko bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru. Yes, ikintu cya mbere ni amakuru. Ukurusha amakuru arakuyobora. Niyo mpamvu rero ukwiriye kuza ukatwandikira kuri 0788933168 kuri WhatsApp, ugatwishyura amafaranga ibihumbi 10 gusa, ubundi tukaganira tukisanzura, ukutubaza ibibazo byose ushaka, tukaguha amakuru y'ingenzi ukeneye bitewe n'ubworozi niba warabutangiye cyangwa se uteganya kubutangira. Ibyo byose twakugira inama bitewe n'amakuru waduhaye, bityo ubworozi bwawe bukagenda neza cyane. Ako kara gaciyemo, reka tugaruke ku isomo ryacu ry'uyu munsi, turebere hamwe amakosa 8 atuma aborozi bahomba ndetse n'uburyo wabyirinda. Njye nitwa Mr Sam, mbahaye ikaze. Hari amakosa menshi aborozi bashya bakora, cyangwa se aborozi basanzwe bakora ugasanga inzozi zabo ntabwo zigezweho. Ubundi niba uratangiye umushinga ubworozi bw'inkoko, ukaba wumva ko aricyo kintu kizaguhesha amafaranga ukeneye mu buzima bwawe, inzozi zawe zikaba impamo, uba ukwiriye kubikora neza kinyamwuga, ubisize umutima wawe wose, nkuko n'abandi bantu bose bakora akazi kabo muri rusange. Niyo mpamvu udakwiriye rero kugira amakosa ukora. Hari amakosa ugomba kwirinda uko byagenda kose, kugira ngo uzabashe kuba umutsinzi, uzabashe kuba success binyuze muri umushinga wawe ubworozi bw'inkoko. Numwe mu mishinga myiza cyane ihindura ubuzima bw'abantu. Niba bavuga ko leta itabona akazi ko guha abantu bose baragije amashuri, habe za segonderi, habe za kaminuza, bivuze iki? Bivuze ko tugomba gutekereza kabiri tukihagira imirimo. Mukire TV nicyo twaziye, haba umushinga ubworozi bw'inkoko, ubuhinzi bw'ibihumyo, ndetse n'andi ma business menshi mwifuza kumenyaho amakuru. Ushobora no kujya muri comment ugatwandikira ikintu wifuza ko twazavugaho cyagufasha n'abandi bantu benshi guhindura ubuzima, nacyo tukazakivugaho mu biganiro biri imbere, bityo ugasanga ufashije societe ngari, urifashije kandi ufashije na societe ngari. Indi business wumva yafasha abantu b'urubyiruko badafite icyo gishoro, badafite ayo mafaranga yo gushora mu bintu byinshi bitandukanye, nabo bakabasha kuba bahindura ubuzima, watwandikira muri comment. Ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye. Tudatinze rero katurebera hamwe ikosa rya mbere rishobora gutuma ubworozi bwawe bufeyiringa cyangwa se bukunanira, bityo ugasanga inzozi zawe ntabwo zigezweho, amafaranga wiyemeje gusarura mu bworozi bwawe ntabwo uyagezweho. Ikosa rya mbere, neglecting sick bird, kwirengagiza inkoko zarwaye. Yes, niba ufite ubworozi bw'inkoko uba ukwiriye kubusura umunsi ku wundi, ukoramo amasuku, ushyiramo ibiryo, ushyiramo amazi, ureba uko uburyo inkoko zawe zigaragara. Rero ikintu utagomba kwirengagiza ni ukwirengagiza inkoko yarwaye. Urugero, inkoko yatangiye gusinzira, inkoko yatangiye guhuma, inkoko idashabutse, inkoko yatangiye kwituma ibintu bidasanzwe, dore ko nabakoriye video igaragaza indwara inkoko ziba zarwaye bitewe n'ibyo zitumye. Ibyo byose ni ibimenyetso uba ukwiriye kwitaho mu bworozi bwawe, bityo ukamenya niba inkoko hari ikibazo zifite, ugatangira kubyitaho hakiri kare. Yes, hari nk'igihe inkoko irwara bikaba bisaba ko uyikura mu zindi, ugahitaho ku ruhande ukazayigarura mu zindi imaze gukira. Ibyo nabyo ni ibintu byagufasha. Rero iki ni ikintu cya mbere uba ukwiriye kwitaho. Yes,
uba ukwiriye kwanga kwirengagiza inkoko zarwaye, ikindi wazibona ugakira ibyo ukora. Yes, nkuko nababwiye rero natangiye video mbabwira ko ari ibintu 8, amakosa 8 uba ugomba kwirinda. Yes, nukumenya ikosa ukamenya n'uburyo waryirinda. Yes, iri ryambere tumaze kureba rero rivuze iki? Kwirinda kunegirija inkoko zarwaye. Yes, niba inkoko zarwaye ni byiza, kumenya ko inkoko yarwaye ni byiza. Hanyuma niba wamenye ko yarwaye rero ugomba gukora iki? Ugomba kuyitaho, ugomba kuyikura mu zindi, ugomba gushaka imiti, ugomba kumenya buri kimenyetso cyose yagaragaje cy'uburwayi, bityo bikagufasha kwita no kuzindi neza cyane. Iyi ni ikosa rya mbere ndetse n'uburyo waryirinda. Ikosa rya kabiri, inadequate housing. Yes, ahantu wororera hameze hati? Ahantu wororera ese hagira ubushyuhe bungana iki? Ubuhehere bwaho bungana iki? Ese inkoko zawe zicucitse mu buryo bungana iki? Ese zihumeka zite? Ese igisenge cyaho hantu kimeze giti? Ese ubucucike bw'izo nkoko bungana iki? Niba wororera inkoko zawe ahantu hashyuha cyane, hatagera akayaga, inkoko ziba ari nyinshi cyane, ibyo bintu bigomba kugutera ibibazo byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu ukwiriye korora inkoko bigendewe ku bipimo byazo. Yes, hari umubare w'inkoko zitagomba kuba kuri metero kare imwe, ugenda ukubana ubuso ufite, ukirinda gucucika inkoko zawe, ikindi ugatuma ahantu ziba hagera akayaga ko guhumeka keza, bityo ugasanga inkoko zawe zibayeho neza cyane. Ese igisenge cy'ahantu wororera kimeze gite? Ushobora kuba ari igisenge kidakomeye, kikaba gishobora kuba cyazangiriza, bityo ugasanga nanone inkoko zawe ntabwo zibayeho mu buryo bwiza. Ya ntego wiyemeje y'amafaranga witeguye gusarura mu bworozi bwawe ugasanga ntabwo uyagezeho. Niyo mpamvu iki kintu cyo uba ugomba kucyitaho. Ku mwanya wa gatatu, gukoresha uburozi, imiti ifite uburozi. Hari imiti yigiramo uburozi bukomeye cyane, niyo mpamvu bugenda bakorera imiti yo mu bimera namwe mwakwikorera itagira ubundi burozi bwakwangiriza inkoko zanyu. Yes, hari imiti ushobora kuba wakoresha ugasanga nayo ubwayo yangirije inkoko zawe. Niyo mpamvu ukwiriye kwita ibintu bijyanye n'imiti ukoresha mu bworozi bwawe, ukirinda kubika ibisigazwa by'imiti hafi y'aho wororera, kuko nabyo bishobora kwangiriza inkoko zawe. Ikindi, iyo miti wakoresheje ukaba ubizi neza ko iyo miti itataye garante cyangwa se itataye manda yo gukoreshwa. Yes, igihe yagombaga gukoreshwa. Ku mwanya wa kane, udakora amasuku. Yes, udakora amasuku nadiyo ni irindi kosa ugomba kwirinda. Yes, amasuku hari igihe usanga mu ahantu wororera hadahumura neza, hari umuka udasa neza, utari mwiza. Ibyo ni ibintu ugomba kwitondera, kuko nabyo bituma inkoko zigira ibibazo by'ubuhumekero, bityo ugasanga ntabwo zitera amagi neza, ntabwo zikura neza, ntabwo zibyibuha, ugasanga mu by'ukuri y'amafaranga watangiye umushinga w'ubworozi bw'inkoko witeguye gusarura ugasanga ntabwo uyasaruye. Yes, ku mwanya wa gatanu, amazi mabi. Mbabwira ko amazi udashobora kunywa atari ngombwa kuba wayaha inkoko zawe. Niba amazi ubona ari mabi udashobora kuyanywa, ntukayahe inkoko zawe, kuko ayo mazi nazo ashobora kuba yazangiriza. Ugomba kuziha amazi meza nawe ushobora kuba wanywa. Ku mwanya wa gatandatu, ibiryo bitujuje ubuziranenge. Yes, ushobora kuba wagabura ibiryo byataye garante cyangwa se ugasanga ibiryo ntabwo byujuje ubuziranenge. Icyo nacyo ni ikintu ugomba kwitaho mbere yuko ujya kugaburira inkoko zawe, cyangwa se muri aya makosa 8 twabateguriye ndetse n'uburyo wayirinda. Ugomba kugabura ibiryo byujuje ubuziranenge kandi byujuje ibisabwa, kandi ukaba ufite uburyo ugaburira inkoko zawe mu buryo budahinduka. Yes, ugomba kuba wakoze time table uburyo ugaburira inkoko zawe. Niba uzigaburira mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ubwo akaba ari gutyo. Guhora uhinduranya amasaha ugaburiramo inkoko zawe ibiryo nabyo ni ibintu bishobora kuba byatuma zitagwa umusaruro uhamye. Niba warazimenyereje saa sita na nimugoroba, ubwo ni saa sita na nimugoroba. Niba warazimenyereje mu gitondo na nimugoroba, ubwo ni mu gitondo na nimugoroba. Upfa kubahiriza ya magarama nababwiye y'inkoko imwe ibigomba kurya. Ikindi, ukubahiriza ayo masaha yose uba warihaye kuba uzigaburiramo. Nabyo ni ibintu bituma inkoko zigwa umusaruro uhamye. Kugaburira uburyo wiboneye kose mu masaha agiye atandukanye, nabyo ni ibintu bishobora kuba byatuma inkoko zawe zitagwa umusaruro uhamye. Ku mwanya wa karindwi, choosing wrong bird. Witamo inkoko zitarizo. Yes, gukwitamo inkoko zitarizo. Ushobora korora inkoko utari warahitsemo, utari warateganyijwe, utakuye ku mworozi wizeye, inkoko utizeye neza, inkoko idahura n'ahantu ugiye kuyororera,
ugasanga inkoko idakunzwe ku isoko, ugasanga inkoko iraguhombeye. Niba ugiye guhitamo ubwoko bw'inkoko uzorora, ugomba guhitamo inkoko ikunzwe ku isoko, inkoko izihanganira ibiryo uzayiha biri ahantu ugiye kororera, inkoko izihanganira ikirere cy'ahantu ugiye kororera. Ibyo ni ibintu bitatu by'ingenzi uba ukwiye kwitaho mu bworozi bw'inkoko. Ku mwanya wa 8, ignoring biosecurity, kutita ku kijyanye n'umutekano w'ahantu inkoko zawe ziba. Ushobora kubaka inzu y'inkoko ugasanga iyo nzu ntabwo ikomeye, abajura bashobora kwinjiramo mu buryo bworoshye, cyangwa se izindi nyamaswa z'ibyonyi zishobora kwinjiramo mu buryo bworoshye ugasanga nazo zangirije inkoko zawe. Inyamaswa z'ibyonyi, hari inyamaswa z'ibyonyi zishobora kuba zatuma inkoko zawe zitaguha umusaruro nk'uko usanzwe cyangwa se nk'uko wawuteganyije, nk'imbeba, amapusi, imbwa n'ibindi bisimba geze izindi nyamaswa nyinshi zishobora kuba zatuma inkoko zawe zitaguha umusaruro ukwiriye. Niyo mpamvu rero iki kintu cyo ugomba kucyitaho, nicyo kintu cya 8 ukwiriye kwitaho cyangwa se ukwiriye gukosora mu bworozi bwawe bw'inkoko. Yes, njye nitwa Mr. Sam. Nimba warakoze subscribe hano kuri Mukira TV, ndagushimiye cyane. Kanda like kuri iyi video. Ubundi ibi bintu 8 ni ibintu by'ingenzi. Iyi video isangize inshuti yawe ikunda ubworozi bw'inkoko, cyangwa se yabutangiye cyangwa se yiteguye kubutangira, ko ibi ni ibintu 8 bukwiriye kwitaho. Ndakubwiza ukuri ko ibi bintu ubyitayeho neza cyane. Iyo amafaranga watangije umushinga ubworozi bw'inkoko witegura kugeraho, ayo mafaranga wayageraho mu buryo bukoroheye cyane. Ndabashimiye cyane.